Ndagusuhuje nanone wowe ukomeje gukurikira Brown Magazine. Ese wamaze gukora subscribe? Niba utarakora subscribe, uyu niwo mwanya mwiza ubonye. Ndagarutse nanone ngo mbagezeho igice cya kabiri cy'amabanga yose nzi. Ubwo duhurukana mu gice cya mbere aho nabaga i Butare hamwe n'abazungu b'Ababiligi. Hari abantu tutari twakamenye neza bari baduteye bitwaje imbunda kandi byavugwaga ko ari njye bashaka. Muribuka kandi ko aho twasoreje ubwo nageragezaga gucika bahise bankubita umuhini mu mutwe nikubita hasi mbura ubwenge. Reka noneho ngwikaze mu gice cya kabiri. Ubwo nagiye kugarura ubwenge nisanga ahantu ntazi hameze nko mu kigo cya gisirikare. Sinashoboraga kumenya ngo ndihe, sinarinzi niba nkiri mu Rwanda cyangwa se ndi hanze yarwo. Sinarinzi ngo byibuze amasaha ni sangahe, sinarinzi ko byibuze namaze amasaha ngahe nataye ubwenge, ngo byibuze mbe nageranya amasaha twagiye wenda ngo nkekeranye aho twaba turi. Aho hantu nisanze hari kure cyane mu by'ukuri nabyiyumvagamo kuko umwuka waho ndetse n'ikirere wumvaga ko atari cyo mu Rwanda. Hari abantu bari kuvuga Igifaransa ndetse bakavangamo n'Igiswahili. Ese uri kwibaza niba bari banshimuse? Yego nibyo bari banshimuse, ariko ntabwo nari mbayeho nabi kuko naraga mu cyumba kirimo televiziyo, kirimo dushe ibamo amazi ashyushye, najyaga neza ndetse byasaga nkaho ndi guhabwa icyubahiro nanjye ntazi aho kiri kuva. Gusa nta kintu cyari kimbangamiye nk'uko mu bantu bose bari aho nta n'umwe nabazaga ngagira icyo ansubiza, bisa naho bitari byemeye kugira ikintu na kimwe bambwira. Ubwo sinarinzi niba ari nijoro cyangwa ari ku manywa kuko nari mu nzu nini cyane ku buryo hakaga amatara, ariko sinashoboraga byibuze kubona idirishya ngo ndebe hanze. Muri ako kanya nagiye kubona mbona haje umugabo w'umwirabura wambaye ikositimu y'umukara yafunze na cravate, ubona ko yambaye mu buryo buri class. Ubwo yabanje gukomanga aho narindi muha karibu arinjira. Natunguwe no kumva tsuje mu Kinyarwanda ati bite Jackson. Naramurebye sinagira icyo musubiza. Yarambwiye ati humura ntugire ikibazo, uri ahantu harizwe cyane. Ati kandi kuva wageze hano ati inzozi zawe cyangwa se wenda n'ibyo bakubwiye ko uzaba umunyamakuru ukomeye ku isi byose bigiye gutangirira hano. Ati kiri kandi nuko utazaba umunyamakuru gusa ahubwo ugiye kuba umukozi w'ibanga w'ikigo cy'ubutasi cya Amerika CIA. Njye numvaga ibintu ari kumbwira ari nko kwiganirira, ariko we yakomeje ati ushobora kuba ibyo ndiko kubwira ari nk'amakabya nkuru, bimwe utabicaka cyangwa se ubishaka ariko kumva bidashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire ko amahitamo ufite namwe gusa ni ukwemerwa gukora ibyo tukubwiye kandi ugakurikiza amabwiriza. Nutabikora nshuti yanjye urabura umupfu, nta n'umwe uzamenya irengero ryawe. Mbona wa mugabo arahagurutse asa nk'ushaka kugenda, ariko ataragenda abaravuze ati harya nakubwiye ati nitwa Lieutenant Colonel Auguste Bolingo, nigikuri iki kigo cyane gusa singikuri ibindi bigo 299 biri hirya no hino ku isi. Byumvikane ko muri rusange ibigo nk'ibyo byari 300 ku isi yose. Mbere yuko Auguste agenda ntitaye ku byo yaramaze kumbwira, nahise mubaza aho Bernadette aherereye. Yaransubije ati ameze neza cyane, ari mu rugo iwabo nta kibazo afite. Nahise mubwira nti se ko nshaka kumuvugisha. Auguste arambwira ati tuza haracyari kare nubishaka kuzamuvugisha ariko bitari nonaha. Yarambwira ati ahubwo wowe tuza ureke guhangayika cyane, ejo murabyukira mu myitozo. Ngaho urumva ko yaradushyize mu bwinshi. Nahise ntekereza ko hashobora kuba hari abandi bantu bameze nkanjye bazanywe hano batabizi. Ubwo numvaga nta kindi nakora usibye gutuza nk'emeruro rwaje. Mu by'ukuri igitekerezo cyo kuba umunyamakuru mpuzamahanga nanjye naragishakaga, gusa ibyo gukora ibiro by'ubutasi numvaga atari inzozi zanjye kuko nkurikije ko naragiye mbireba mu mafilme numvaga byo ari ibintu bifite risk cyane. Gusa nanone bari barangije kumbwira ko nta yandi mahitamo mfite. Ubwo hari mu masaha y'ijoro nagerageje kuryama ngo nduhuke umutima wanjye ujye hamwe. Mu gitondo kare kare numvise urusaku rwa sonori mpita nkanguka. Numva ijwi rivuga riti mufite iminota 10 gusa yo kwitegura, riti mufungure utubati twanyu, imyenda mubonamo ariyo mwambara. Ubwo nahise ngerageza gukora vuba vuba uko nshoboye. Nyuma y'iminota 10 nkuko bari babivuze nari nsoje kwitegura. Nahise nsohoka mpagarara ku muryango w'icyumba, hahita haza umukobwa ari wambaye imyenda ya gisirikare. Arambwira ati tugende usanga abandi aho bari. Ubwo nagiye imbere angenda inyuma. Nagiye kubona mbona tugeze ahantu hameze nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru, ariko ho hari hanini cyane kurushaho. Nasanze abandi bantu nka 25 bambaye nkanjye. Ubwo bivuze ko nabo bari barazanywe aho nkanjye
nubwo njye ntari nzi ngo bahamaze igihe kingana gute. Njye nikizemo ko wenda bahamaze igihe, narebye mu kirere ariko sinabona ibicu, nubwo hari hanini cyane ariko hose hari hasakaye kandi n'ubundi hari kwaka amatara ku buryo utamenya ngo ni mu gitondo cyangwa se ni nimugoroba. Gusa icyo nakubwira, aho nabonaga ari mu kigo cya gisirikare cyangwa se undi mutwe witwara gisirikare. Ubwo umugabo umwe w'umuzungu wari wambaye gisirikare yafashe ijambo avuga mu rurimi rw'igifaransa ko tugiye gukora imyitozo izamara igihe cy'amezi 6. Yaraturiye ati, nitwa Capitaine Evra Nicolas Domarte, navukiye mu Bufaransa ariko mfite imyaka 2 gusa. Najyanywe mu gihugu cy'Ububiligi mu rwego rwo kwitegura kuzakorera igihugu cyanjye. Kuva ku myaka 2 gusa kugeza mfite imyaka 20 natojwe isomo rimwe gusa. Twese ahita tubaza ati, ese hari umuntu ufite amatsiko yo kumenya iryo somo? Mu gihe nta muntu urasubiza aravuga ati, ndabizi ko mwese hano muri abahanga batoranyijwe, kandi umuhanga wese ahari hose arangwa n'amatsiko. Bisobanuye ko mwese uwo mushaka kumenya iryo somo nize kuva mfite imyaka 2 kugeza mfite imyaka 20. Iryo somo nta rindi icyo gihe cyose nigishwaga ni ugukunda igihugu cyanjye cy'amavuko, igihugu cy'Ubufaransa. Yaratubajije ati, ese mwese mukunda ibihugu byanyu? Twese twasubije tuti yego. Aravuga ati, c'est bon, ati niba koko mukunda ibihugu byanyu tuzabibona. Ubwo twahise dutangira imyitozo, twatangiye twiruka gake gake tuzenguruka hantu nababwiye hari hameze nko mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Birasa nkaho umunsi wa mbere wari uwo kubanza kunanura imitsi kuko nta bintu bikomeye cyane badukoresheje. Ubwo dusoje ibyo imyitozo ngororamubiri, hari umusore waje aranyegera, nawe yari yambaye imyenda imeze nk'iyanjye. Yatsuhuje mu rurimi rw'ikinyarwanda ati, bite muvandimwe? Naratunguye cyane, ndavuga nti bite se? Amakuru yawe? Umenye gute ko ndi umunyarwanda nzi ururimi rw'ikinyarwanda? Yarasetse cyane ahita nsubiza ati, erega aho abanyarwanda bari hose baramenyana. Ati, njye nkikubona nahise menya ko uri umunyarwanda. Naramubwiye nti byiza cyane, noneho ubwo mbonye umuntu w'iwacu. Ndamubwira nti, njye nitwa Rukundo Ganza Jackson. Nawe ambwira ko yitwa Mukunzi Joel. Nahise mubaza nti, se wowe hano wahageze ute? Njye ko banteyeho nabaga i Butare bakanshimuta nkisanga hano. Yaransubije ati, mu mwaka wa 2003 ubwo nasozaga kaminuza, nasoje ndi uwa mbere mu by'ikoranabuhanga, leta ihita imakazi. Arakomeza ati, hashize nk'amezi 2 gusa ntangiye akazi. Ubwo nari mvuye mu kazi ari nimugoroba, nahuye n'imodoka ku muhanda, havamo abakobwa 2 bantunga imbunda bantegeka kwinjira, bati nintinjira baranyica. Ubwo urumva nta kintu nagombaga gukora. Ibyakurikiyeho simbizi, nanjye nagiye nisanga hano. Ubwo numvise ko yaje byarajyaga gusa neza nk'ukwanjye. Narumaje ni, se wowe ubundi hano turi urahazi? Uza agace turimo cyangwa uzi ngo ni mu kihe gihugu? Yambwiye ati, hamaze umwaka umwe, atari ko nta kimenyetso na kimwe arabona cyamubwira aho aherereye. Ubwo mu gihe tukivugana hahise haza umusirikare akubita Joel inkoni mu mugongo. Yamuzizaga ko ari kumvugisha. Kuvugana n'undi muntu ntabwo byari byemewe. Baramukubise cyane bikabije ku buryo yageze aho gutangira kuva amaraso. Nabuze icyo nkora, ndatuza, ariko nkibaza impamvu ari bo bakubise gusa njye bakandeka. Nizere ko mwega muri kumva ibi mwibuka impamvu banzanye ahangaha. Byari gutozwa igisirikare ndetse by'umwihariko ubutasi, kazaba umunyamakuru mpuzamahanga ariko kandi w'umutasi. Ndabyibuka hashize amezi 3 badutoza ibya gisirikare, kurwana, gukoresha imbunda n'ubundi buryo butandukanye bwo kwirinda no kwitabara, ndetse n'amasomo atandukanye y'ubutasi. Ndabyibuka umunsi umwe ubwo twari turi mu myitozo muri cya kibuga, twagiye twumva haje ikintu kimeze nk'umutingito. Imvura itangira kugwa, inkuba zirakubita, ariko nareba mu kirere nkabura aho imvura iri kuva kuko wabonaga hose hasakaye, nta kirere nabonaga. Aho twari turi amatara yatangiye kwaka nabi, arabya yaka kongera akazima. Ubwo rwaganye natagiye kugira ubwoba, numva inzogera zo mu kigo zose zivugiye icyarimwe, mbona abarinzi bose bari kwiruka, ubona ko nabo bahiye ubwoba. Ubwo Capitaine Nicolas wa muzungu wari ushinzwe kudutoza ahita afata mikro aratubwira ati, twese twirukiye muri sare aho twese twari dusanzwe twigira amasomo atandukanye y'ubutasi. Nshuti mukunzi wari kunyumva, ibintu hano byari bihindutse, kuko nubwo nibwiraga ko hano twari turi hari umutekano, ariko n'abari bashinzwe kuturinda ibintu byari byabacanze, bagize ubwoba. Yakoze igice cya 2 cy'iyi nkuru tugisoreze hano, gusaba kutazacikwa n'igice cya 3. Biroroshye cyane, kora subscribe. Igice cya 3 ni cyiza, uzaba wa mbere kubimenya. Urakoze cyane.